Imana ifite uko yawucana. Ibi rero icyo usumiye amagambo nta kindi ni no turasoza ikiganiro tubwira abakristo mwe maso dufite ba Zedekiya bari kwicurishiriza amahembe bakazanga Imana imbi umwami wahanura ibi bintu witwa Ahabu iyi ntambara yayiguyemo kandi abahanuzi bose baramubwiye ngo nibyo ngo Uwiteka aravuze ngo uragira ishya ngo arabana nawe ngo Zedekiya ngo ari mu mwuka ngo ari amahembe ngo niyo ngo n'umukozi w'Imana ngo nanjye ne nabyeretswe ngo yari yabimbwiye mbere ngo muri 80 ngo nanjye nari bare kuvuka bakandwa nanjye ndabibonye mubibona ariko bibaye kuki muri 80 nta mutavuze kumuhanura kubago kuki kubwa muri 2 mutavuze 2010 ko mutavuze ejo bundi bwato muko mutavuze uyu munsi Imana baho utuwaro nisengerwa cy'abagore muvandimwe rero gusengerwa kw'abagore bigusubiriremo narwe ndi umuyoboye ariko ko basanzwe banyora igishyashya n'izina pastor basanzwe banyora bampamagara mu nama nkaza barambwira ngo icara nkicara haguruka ngahagu hanyuma ikibazo ni ukuba pastor ni izina ni titire gusa kuko basanzwe ari abayobozi narwe niba umuntu atanga ingaburo nta wundi mwanya yakumirwaho ngero ndi umuyoboke uzanyobora wese yaba ari we ntirenganya yaba ari uzaza kunyobora yoherejwe n'inzego zibishinzwe akaza kunyobora mu rusengero nzamuyoboka nzamwumvira ntabwo nzareba uko yambaye hepfo nk'uko ubizi. Ikintu cya mbere natoje kubaha abayobozi nk'uko bibwirwa na Bibiliya ngo mwubahe ababayobora niko Bibiliya ivuga dore ko mushaka byose kumwitsitsa kuri Bibiliya ariko mukagira ngo mukabisimbuka. Bibiliya ivuga ngo mwubahe ababayobora. Bibiliya itubwira ko ngo Sawuli yaba yarayoboye imyaka 40 ariko ngo yamaze imyaka 2 Imana ivuga kitamwemera ko akiyobora. Muri iriya 38 hari ibintu yakoze Imana ishaka biri no mu bushake bwayo. Umushumba mukuru abantu benshi bari kuvuga yagiye ku buyobozi Imana ibizi kandi byene icyo ntiwagikuraho n'umuntu uyobora abantu batanu ntago yabayobora Imana itabye uko yayobora kose Imana ibibye kubera iyo mpamvu rero iza umva gusubiza ndeba no gusubiza ndeba neza ndakureba ndi umuyoboke wubaha abanyobora iyo shambara ryumvise ndi umuyoboke wubaha abanyobora wemera abanyobora utajya hirya y'ubuyobozi utajya kure y'ubuyobozi webuke ngene ntabwo ndi gushaka ubuyobozi nk'uko wenda harababitekereza imyaka yanjye amashuri yanjye cyokora ku Mana ikimana yashaka cyose nakiba ariko ku bantu ntabwo bishoboka cyetse ku Mana honyine ikimana yashaka cyose nakiba ariko ku bantu ntabwo bishoboka ariko je ndi umuyoboke nera kuyoborwa wemera uko nyobowe torero ko ntacyo bintwaye ndateza ko ngusubije. Bakunzi ba Shalom TV 295 tubashoje mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti tubifurije amahoro y'Imana no kugumwa neza mu mwami. Ndimi kumva Theoneste Ntirenganya ayo niyo mazina yanjye. Imana bamugisha rero ndagarutse kuyo tuganire kandi kumwe n'umutumirwa wadusuye ariko turamwakira reka turadusuze abari burasirazuba iburengerazuba n'amajyepfo n'amajyaruguru mu gihugu cy'u Rwanda tutibagiwe n'umujyi wa Kigali. Imana ibaha umugisha muradukurikira turabizi 5 twambuka n'ipaka tukagera mu mpande enye z'isi tutarondoye ibihugu ahubwo iyo migabane yose irizi kuko iri zacu ariko kandi dukunda kuvuga ijambo ryitwa abadiaspora bumva ururimi ducishamo aya magambo babasha kutwumva. Imana ibaha umugisha mukore share mukore naki na comment na like bashyiraho comment cyane ibitekerezo bariko babanje subscribe. Murakoze cyane rero bakoresha igifaransa ni s'abonner. Uri kumva ninde muri kumva ni Kwizera Valence ziraziritse umukozi w'Imana isumba byose ariko utemera abahanuzi ariko Mana myisimije ndemera abahanuzi nanjye ndi umuhanuzi ubwo se naba nanjye ndiyemera wone abahanuzi akunda kwiyemera ariko ntago yemera abandi iyo wiyemeye ntwemera abandi nabwo kiba ari ikibazo none urabemera abo ntabwo byaba ari kandi mugere muzatuma mera nk'umuntu wari waravuze ati umuhanuzi ni Bibiliya yene icyambere nemera Bibiliya kandi bira no umuhanuzi nawe ndakwemera kandi nawe uri umuhanuzi yabo ntemera rero naba abandi nawe uzi nyine babandi bameze nk'ubu ndaza gusoma mu ijambo ry'Imana mu kanya nibo ntemera maje kwakira udahamagazwa ngo ariko za kuki mutangira ikiganiro gifasha imiti y'abantu mudasenze buriya mushatse kuvuga iki. Uwo muntu wakwajije umusubize ngo tugitangira ujye dusengera ubwira ngo tujya guhura twasenze gusenga ni uguhozaho ayahe munsi wasenga gusenga ni wo murimo wacu umunsi wasenga nta kintu kiryoshye nko gusenga ngaho senga rero dusengane kandi n'undi wese uraba yatangira dukurikiye nawe azasenge najya aho twasenga nawe azasenge kandi Imana bamugisha. Mana data twese mu ijuru habwa icyuho Mana igira neza uri Imana yacu bwite Imana twabonye ikora tukumva uvuga igihe cyose aho twari turi hose nkuko ndi bivuga ngo aho tujya hose gusenga kwacu kugira ku Mana data twaragusenze aho twari turi hose urumva n'uyu mwanya uratwumva kuri kumwe natwe
utangiranye natwe ikiganiro, turabyizeye ko wasozanya natwe kandi uragiha umugisha, kirakundwa n'abacyumva kubw'imbaraga zawe, kandi ucyumva atangirana natwe hari ikibazo yari afite, Imana umubere igisubizo, yumva akize, yumva aruhutse, ubwo avuwe neza. Urakoze kubikore kwihesha murengezi mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. urakoze cyane, Imana nibwo umugisha. Amen. Kuba dukurikiye rero, ndashaka kubabwira ngo Yesu arabakunda kandi Yesu abitayeho. Yaba arabapfiriye amenera amaraso, kandi ikindi afite umugambi wo kubageza mu ijuru. Niyo ntego ya Kristo, niyo kubw'ubugingo kandi akazakujyana no mu ijuru. Niyo mpamvu rero tuba tuvuga ngo guma mu mwami kandi ugume gusenga, Yesu ari kumwe natwe. Imana ibirimo. Urakoze cyane rero, turi kumwe n'umukozi w'Imana rero, reka tumusabe atubwire ku bivugwa, kubera ko hanze aha ngaha birashyushye, duhereye muri ADEPR ku bigendanye no kwimikwa kw'abagore. Umukozi w'Imana ziraziritse, nzi neza ko umaze iminsi muri inzira y'agakiza, kandi wize teolojiya, ibintu byo kwimikwa kw'abagore ubifata ute? Urakoze cyane muvandimwe, ntirenganya namwe abadukurikiye, ariko ntabwo turaganira dukurikije ko maze imyaka myinshi mu gakiza, nta nubwo turakurikiza ko nize teoloji. Turaganira nk'abavandimwe, nk'abagana na bagenzi bacu, kuko ibiriho n'ibivugwa binyuranye n'ibyo byombi. Niyo mpamvu mbanje kubihunga, byo kumara imyaka myinshi ntigira umubare, kuko arabayindusha kandi benshi no kwiga teoloji. Se mwe abana muri teoloji ntirenga ko nta diplome ngira, uwabandi ko nanjye mbana naragiye kudepoza ni sa certificate. Urumva rero aya masomo ntago akanganye cyane, ariko ntacyo nabyo ni byiza. Rero bavandimwe mudukurikiye, namwe tubaganira, tuganira, mudutega amatwi, hari icyo muvuga, hari ibyo mwandika. Ikiganiro twakoze ubushize twavuganiye kuri ibi, n'ubundi nabonye abantu bageze kuri 7 banditseho komante, ariko hari abasuhuza, hari abashyiraho utuntu tw'udupupe gusa, hari abashyiraho ikiganza, ariko abavuze amagambo ni bakeya, ariko nabo abo barahagije. Cyose abo mwene data mbajije, duherutse gukora ikiganiro hafi aha, twakivuzeho ntitwakimazeho n'umwanya, turacyabivugaho nk'uko n'ababivuga bakibivuga, n'ababifite bakibifite n'abite. Iko navuze rero n'ubundi ko nkomeza kuvuga, nashatse n'umuntu wenda muhangara tunaganire turi kumwe nawe, nabo ambwira ikibazo kiri mu kuba abagore basengerwa kuba abapasitori. Ikibazo ni ikihe? Ingorane zirimo ni izihe? Wavuze ngo yaba yubitse itorero, ngo ikizira kiba kigeze ahera, ariko se bavandimwe, hano ntirenganya, hano bakoresha imvugo, ariko kuvuga ngo nibasengera umugore ngo abe pasitori, ngo ikizira kiba cyageze ahera, ubwo ze. Ariko ngenda nananiwe no ntago ndakira undi kibazo, n'ijambo kwitwa pasitori nicyo kibazo. Bahora batwigisha, aravuga utumwe basengewe cyangwa batarasengewe. Icyo kizira kigiye kuhagira, kuko ubwo cyaba kihamaze imyaka n'imyaka, kiba yari ikizira cyagera hera, cyaba kihamaze imyaka n'imyaka, kuko abagore ni abayobozi n'ubundi. Rega ari ikintu mutumva, ni abayobozi, ni abadiyakone, ni abarimu, batanga igaburo, ni abavuga ubutumwa batumirwa bakigishwa garara kuri aritari. Ubwo rero ikizira cyaba kihasazi, ntabwo cyagera uyu munsi. Urakoze cyane rero, reka twibande ku ijambo umushumba akunda gukoresha, uretse ko abantu batakunda kuryumva, ariko ngiye nkunda kuritega amatwi. Akunda kuvuga ngo iteka ryose amavugurura aragora, cyangwa se ibintu bishyashya, ibintu by'inzaduka, reka tuvuga gutyo. Yaravuze ngo ni nko gusenya, ni nko gusana inzu uyituyemo. Akunda gukoresha ikintu cyitwa ivumbi, siko bimeze, agakurikizaho urusaku. Bivuze ngo iyo urimo uravugurura inzu habaho ivumbi kubera ibinongo, urugo hari ugusenya. Uko gusenya rero kuvuga ngo ni ugusenya ibyahozeho, urumva, bikazana ivumbi, yego bikazana ivumbi. Noneho rero hakabaho kubihonda kugira ngo hari utokorwa uko kubihonda muri iryo vumbi, hari ugutokorwa, abo rujya mu matwi. Ndashaka twanariza iryo jambo ni naryo ndimo cyane, ahubwo urakoze kurivuga. Ivumbi n'urusaku ngibyo ibintu yitaye kubera guhonda. Bivuze ngo rero hari ibyo agomba guhonda, hari ibyo agomba gukuraho, kandi ibyo bigatera ivumbi mu matwi, mu mazuru. Uwo bakristo barimo bahangana n'ivumbi. Hanyuma avuga ko iyo usoje nk'iyo nyubako rero umaze gushyiraho irange na purafo wavuguruye, abajemo ntibakoma amashyi.
bavuga ati dore inyubako nziza. Ibyo rero nibyo koko. Hari n'akandi kantu azongeremo, azavuga ngo impinduka zose zigira abo zibangamira n'abo zishimisha. Ibyo niko bigenda buri gihe, habe no mu nzego za leta. Iyo hari impinduka zabaye ku kintu, hari abo zibangamira ko zishimisha. Ariko reka tugaruke ibintu wowe ubwawe ushyize mu nyurabwenge, ibintu bigomba guhondwa muri ADEPR, bigahondwa urusaku rukavuga, bigakubitwa ivumbi rigatumuka nyuma y'imyaka 45. Ubwo ni urugero yatanze, ntabyo ari guhonda, nta nyundo afite. Ni urugero yatanze ko n'ibyo ubona se bamushizeho afite n'inyundo, baba bashaka kumwitira nyine. Nabonye bamuhanda ipiki n'ibindi baba bafashe ibyo yavuze bo bakabigira uko bashaka, bakuza n'amarangamutima yabo. we ni nk'uko Yesu yavugaga ati ibi n'ibi bigereranywa n'ibi, bigereranywa n'umubibyi wasohoye imbuto, ariko ntabwo azisohoye ngo amugaragaze azibibe. Ntabwo ari umushumba mukuru afite ibyo ari guhonda. Ni urugero yatangaga ati ibi turi gukora ni nko umuntu avugurura inzu hakagira ababangamirwa n'abivumbi atari ko bisoze bibaye. Reka ubwire iri jambo, hari ibiganiro nka 2 nari kubwiyemo, uzabasa abantu bamaze igihe kiri muri ADEPR bavuga ngo nanjye n'igihe hereri yagiriyeho turebye yahonze. Iryo jambo ukoresha ntabwo ryemererega. Ahonda iryo honda ryawe ko nahonda inde ninde uhonda uvuga ngo turegeye ngo yagiriyeho inde umushumba amaje guhonda mukuru. Oya nta na kimwe yahonze. Ubuse nakwiye ko umushumba ntabwo tuziranye nge nawe, ahubwo yarahonda ntabwo ndi kuvugira nge ndavuga nkurikije uko mbyumva. Buretse hari icyo buretse gatoya nakunze kuguha ingero nkubwira impinduka zabaye muri ADEPR ubwabo. None kuko mutazize mwumva ko ari ukoze impinduka wenyine. Hajyaho impinduka abantu bagashaka no kurwana bagatukana n'ibitutsi. Oya no barahonda. Hari abahonze. Reka nemere iryo jambo noneho. Ntabwo mu mavugo y'icya 6 bya 5 waruriye mu mavugo na 6 na 5 aho ngaho gutyo waruriye warukizamo. Aho habaye impinduka, habaye guhonda birenze no guhonda. Barahonda ku buryo hari n'abarukwitanye barakubitana mu rusengero. N'ubu nza ahantu hari urugero rw'ikintu bahonze bashaka kugihindura nk'iki, kandi nkubwira n'uwo bakubise. Oya tuve mu kurwana no kubitana. Ihonda ribera barashaka gupfa amaturo, barashaka gupfa ubuyobozi ibya 10 bapfuye ubuyobozi, hano bagapfa ubuyobozi birumvikana. Buretse ntirenganya, ariko ibintu byahonze hari aho pasire yashyiraga ingufuri ku rusengero akajya gushaka urugufuri runini agafunga imfunguzo akazijyana. Abandi baza mu byo bitaga kurubohoza bakazana inyundo y'irosengana, itsinda rikamanuka ruguru bavuza induru batuka ibitutsi by'ibishego bagahonda rwa rugufuri uva bahonze bagahonda. Kandi ukunda kuvuga amazina y'abantu, ikintu bikundira kandi akazi kawe simbizi ntirenganya urivuze mwe mudukurikiye, ntabwo ari ngenda rivuze iryo zina rye, sinkuvuga amazina y'abantu n'ibindi. Hanyuma rero none umva rudirenganya, uzapereza amakuru y'impinduka ze muri ADEPR mu 1983. Ayo mahugurwa abantu bashatse kurwana baratongana barabyimba bamwe baranagwa. Amahugurwa inama yarabereye bari Kayove yakuragaho ADEPR igifite indembo 5 zigenga. Izo ndembo bazambura stati bagashyiraho stati imwe y'igihugu cyose bikareka kwitwa ADP bikitwa ADEPR. Bantu mudukurikiye muntu bizi kunduza ngo guhonda habaye impinduka zikomeye. Ibaze kuba wari umeze nk'umuvugizi, kuko abari bayo ndembe 5 bameze nk'abavugizi w'urwo rurembo, kuko buri rurembo rwagiraga stati yarwo. Bikaba ngo ko za stati zose bazifata zikavaho, uwari umeze nk'umuvugizi akaba regional. Byazanye ingorane, byazanye akaga gakomeye. Kurikizaho ibyo ngibyo ariya mu mavugurura ibintu irenganya yaravuze ririya zina. Ibyo abantu bararwanye tuzano bagiye bakubitana inshi bikomeye cyane, batukana ibitutsi barahonda. Noneho uretse ibyo muvuga bazana inyundo, apana iyo bahaye Izayi ntariyo nafashe bakayimuhera mu mashini ari Photoshop. Hari abazi inyundo noneho bagahonda urugufuri ku rusengero ngo bahoze umva aho bahonza aho. Okay, turuka aho ngaho komeza ugera igihe cy'umushumba umuvugizi wa ADEPR gusabwa Imana avuga nanjye mvugize nanone avaho. Byagenze gute? Hajyaho uturere zari impinduka. Hari abantu bavuze ngo ibi ni ibiki, ariko byarangiye ibintu biryoshye. Dove Hotel yubakwa, amagambo abantu bavuze urayibuka, ubira hari irubatse yararangira ntawe ukivuga. Ntabwo ko Dove Hotel wikumara iki kandi ko watanze amafaranga wikumara iki? Ngwiki watanze amafaranga ubikumara iki? Wagira ngo bimarire wowe mvuga byagomba kumarira iki? Ndanye ndakumarira wubatse stade watanze amafaranga
stade amahoro kumara iki tujyayo tugafana imipira tujyayo tugakora imyidagaduro muri dove tujyayo tugakora ibiterane muri dove tujyayo tugakora ibiterane tujyayo tugatembera tujyayo tugasenga tunasengeramo tujya no kuri radio tugakora ibiganiro ugiye inshuro so kumbwira ugiye ku stade amahoro ugiye inshuro zingahe navuze wowe ku giti cyawe ugiye kuri stade amahoro inshuro zingahe wenyine navuze inshuro ugiye muri stade wowe umva ko twubaka stade tukubaka ubu se kushobora gusanga mu misoro usora hari n'amafaranga yubaka gereza ni ngombwa ko uzajyamo muri gereza hari amafaranga mu misoro usora yubakaho na gereza zacu mu gihugu cyacu uzakomproninga ko ugomba kujyamo urumva babaye ko ugomba kujyamo ni urugero naguhaga kuba narubatse dove si ngombwa ko njyamo ajyayo mugizeho nabi nyine nguhaye urugero kuba narubatse dove hoteli ese ubu ubona natanze 10,000 nibyo byayubatse ku buryo nakumva byibye cyane ubwo natanze 10 n'urugero cyangwa n'ijana nibyo byayubatse reka twegarukire tugaruke muri ibyo ngibyo urugero naguhaga n'ibintu biza n'urusaku hanyuma impinduka z'icyo gihe urazibuka zo usabwa Imana avaho ntiwari uruhande rwa muri ADEPR ntabwo uzi ariho ngo yajyanye imfunguzo ngo z'itorero ngo baha iziki za ofisi nabyo biravugwa ko usabwa Imana yaravuze ati jyewe mbahaye imfunguzo za biro ya ADEPR ariko iz'itorero ndazitwaye baracyari nazo nta kibazo izo yatanze ni nazo yasabwaga izo yatanze ni nazo bamusabaga saba dukomeza nta kibazo ngo yitwaye neza kuko izo yatanze ibikize iz'itorero kandi nagusubije iri hetorero ngasubiza itorero yavugaga muri cyo mbivuga yavugaga iri hetorero niba utazi itorero yavugaga rero ngo twikomere yasabwe imfunguzo za biro ya ADEPR kandi abazimwakaga yarazibahaye ari ikindi iz'itorero babundi aziteye njye naguhaga urugero n'impinduka zagiye zibaho ariko wumvise aho bahabayeho guhonda zaziritse umukozi w'Imana reka nkoza akazo kamwe nk'ubu ngubu ugiye amahirwe bakakugira umuvugizi wa ikibazo wakimbajije iki wakora warabimbajije dufite na ntuza n'ikiganiro tamuneri biriho ngo uwangira umuvugizi navuze ko nasenga kuruta ko nasengaga ariko uyu munsi aho bigereye niko ibize kurakwiga twakuzana tamuneri wari umwanya gusenga ntawubona nta muntu ku isi ubura umwanya wo gusenga nta muntu ku isi umuntu uhumeka wese ku isi afite umwanya wo gusenga urakoze cyane none se nta biro naba afite nakwinjira mu biro sinsenge nta modoka naba afite mu bigaragara Ezayi umuvugizi wa ADEPR umushumba mukuru wacu twubaha kandi twemera ubu tuvugana ibintu biri gukorwa hagati mu itorero ni bingaho mushyigikiyemo ni bingaho utamushyigikiyemo ibintu biri gukorwa mu itorero ni bingaho mushyigikiyemo ni bingaho utamushyigikiyemo abanze nkwibwire gatoya yewe ndi umukristo wa ADEPR usengera mu itorero mu rusengero harya hepfo nk'uko ubizi ikintu cya mbere natojwe ni ukubaha abayobozi nk'uko bibwirwa na Bibiliya ngo mwubahe ababayobora niko Bibiliya ivuga dore ko mushaka byose ko mwitsitsa kuri Bibiliya ariko mukagira ngo mukabisimbuka Bibiliya ivuga ngo mwubahe ababayobora Bibiliya itubwira ko ngo Sawuli yaba yarayoboye imyaka 40 ariko ngo yamaze imyaka 2 Imana ivuga ko itamwemera ko akiyobora muri iriya 38 hari ibintu yakoze Imana ishaka biri no mu bushake bwayo umushumba mukuru abantu benshi bari kuvugaho yagiye ku buyobozi Imana ibizi kandi byemeye icyo ntiwagikuraho n'umuntu uyobora abantu 5 ntago yabayobora Imana itabyemeye uko yayobora kose Imana ibiki kubera iyo mpamvu rero iza umva gusubiza ndeba no gusubiza ndeba neza ndakureba ndi umuyoboke wubaha abanyobora iryo shambura ryumvise ndi umuyoboke wubaha abanyobora wemera abanyobora utajya hirya y'ubuyobozi utajya kure y'ubuyobozi wewe nge ntabwo ndi gushaka ubuyobozi nk'uko wenda harababitekereza imyaka yanjye amashuri yanjye ibiki cyokora ku Mana ikimana yashaka cyose nakiba ariko ku bantu ntabwo bishoboka keretse ku Mana honyine ikimana yashaka cyose nakiba ariko ku bantu ntabwo bishoboka ariko nge ndi umuyoboke wemera kuyoborwa wemera uko nyobowe itorero ko ntacyo bintwaye ndateza ko ngusubije neza n'utanyumva wongera urakoze cyane reka tugaruke kubikorwa hari abantu bari ku disita ku bigendanye no gusengerwa n'abagore icya kabiri kuba
bakora nk'ibyo bashaka gukora, kudefiriza, gushyiraho inzara, gushyiraho amaherena. Ibi bintu birimo biranugwanugwa, kandi ndakeka umushumba nawe yarabivuze ati nubwo byakorwa. None reka manze kumubwira, iyo tugiye mu ijambo ry'Imana dusanga hari ibintu, nasomye ijambo ry'Imana rimbwira ngo hari ibintu Imana yise ibizira, muri Ezekiyeli wasomye ko hari ibikisi bisiranye bigereye ibyo turi kuvuga, wasomyemo inzara z'abagore n'imisatsi yabo n'amaherena, byose bizira. Imana umurongo tuwusome ibizira. Hari ijambo yakoresheje avuga ngo bava mu Egiputa Imana yabahaye uburenganzira bwo kunyaga aba-Egiputa ayo maherena, ibyo byose bigendanye n'imitako y'abagore. Aravuga ngo Imana yabahaye uburenganzira bwo kugira gute, bwo kubitwara. Naramwikurikiranye yarabivuze, ariko yirengagiza ko hari aho bageze bakabibambura, bakabisyamo ibintuza, bakabiremamo ibishushanyo, barangiza Mose akaza akabisyamo ifu agashyira mu nyanja. Urumva, Imana ikabyita ibizira. None reka tugaruke, ariko hari ibintu uri guhuza, banza usobanura tugomba kubihuza. Aho bakoze ikimasa bakagisimba gikoresheje impeta n'amaherena n'ibindi. Ibyo filime yarangiriye kuri Mose agisya ajugunyira ivumbi. Ngirashaka kuvuga Imana byisi bizira, aho yise amaherena mitako y'abagore. Ezekiyeli 3 ngira tuhasome. Ezekiyeli ibice 7 umurongo kangahera uyibuke. Nitutahasoma turaza kuvugira kuri kariho. Reka rero dusome uyu murongo, noneho udufashe kusobanura dushingiye ku bivugwa byo kwambura amaherena, byo kwitaka kw'abagore. Ibyo nta n'uwanabivuze, bavuze ko ariko si mu murongo nta kibazo. Twihute dusome, no kuvuga ngo ni igitabo cy'umuhanuzi Ezekiyeli, ibice byaho 7 ku murongo wa 20 ndagera ku 22. Haravuga ngo ubwiza bw'ibyo yarimbanaga yabutakishaga ngo bugaragaze icyubahiro, ariko babiremamo ibishushanyo by'ibizira byabo n'ibintu byabo byangwa urunuka. Nicyo gituma nabigize icyanduye, kandi nzabishyira mu maboko y'abanyamahanga ko iminyago no mu y'abanyabyaha wo mu isi kwisaho, kandi bazabizirura. Nzabakuraho n'amaso yanjye, nabo bazazirura mu bwiherero bwanjye, kandi abambuzi, Bibiliya bita abambuzi, ngo bazahinjira bahazirure. Bazajya binjira mu bwiherero bw'Imana, cyangwa se bazirure ibintu Imana yise ibizira, kandi na n'ubu ntabwo irabizirura. Nyakubahwa, reka tuganire kuri murongo. Niba umuntu akubwira ati Imana yatanze uburenganzira bwo kunyaga iby'abanyamahanga kugira ngo babitware, bageze mu butayu babikuramo igishushanyo, Mose aragisya, niho twari tugeze. Imana ibyita ibizira. Ezekiyeli arabihanura avuga ngo hari ibintu mpinduye ibizira kugeza iteka ryose, ariko bigaragarira ntaho warisomye ngo hari ibintu mpinduye ibizira iteka ryose, ntaho urisomye n'ibyo uri gucomekamo. Dore rero nkuruhure, nicyo gituma yabigize ibyanduye, kubigira ibizira ntaho ubisomye. Bamuntu mudukurikiye mwumva ijambo yasomye, muze kurisoma murebe, ari kuvangamo ibindi. Kandi kiri ntirenganya, tandukanya amagambo avugwa mu gitabo cyo Kuva, biyambura impeta zo impamvu bakoresheje biriya nuko ari byo bari bafite. Iyo bagera ahantu hari ibumba bari kukibumba, iyo babona imbaho bari kukibaza, biyambaje ibyo bafite, bavuga ngo Mose ngo ntawe ukije ngo bakore Imana bayisenge. Hariya n'ubuswa n'uburangare n'Imana yabanenze, n'ikimasa cyasoje nabi gitwitswe kisewe ivuba nk'uko wavuze. Ibi rero nta sano naba bifitanye n'amagambo usomye habe na rimwe. Hariya bava muri Egiputa ni abantu ubwabo batinyuka bagenzi bo nk'uko wabivuze ko birivuga. Ibyo filime yarangiranye no gusya kiriya kimasa. Muri Ezekiyeli harabwirwa nde? Urumva aravugwa nk'umuntu, ntabwo ari nk'abantu. Hariya ni ubuhanuzi Ezekiyeli hanuriraga igihugu cyose cya Isirayeli, agiha umwuka mwereka ko ibyari iby'imirimo byabo kandi by'icyubahiro. Ni mu mwuka nirenganya, ava mu mubiri jya mu mwuka, uri mu biki? Sawa rero, ni igihugu cya Isirayeli cyahanurirwaga. Ni igihugu cya Isirayeli cyahanurirwaga ko, ariko ntabwo wibuka ko ubu ahari urusengero rwiza rw'agaciro
bivuga ko hazengurutswe n'umusigiti. Wewe tubiyongeyo tujya hangara. Nakubwiraga ko ibi ngibi uri gusoma byasohoye. Ntabwo biri kwita umwambuzi. Ntaho bihuriye mu Rwanda iwacu. Urabona ko nta rusengero yo ubundi nerenga mba imyemera kubaza. Iyo ufite urusengero nagwita kwita umwambuzi kuko biri ubundi ninde wabuje abagore muri ADP kwambara amaherena n'iki ninde wabikuye ninde wabibuje. Abuze nabibujije nyine. Ndakubaza wowe urabyizi. Doctrine za ADP zivuga iki? Aha, doctrine ya ADP. Iyo ntabwo ari doctrine. Tutandukanye dore nubwo wowe aho uzasoma kwiga theology. Ibyo ntabwo ari doctrine ni discipline. Discipline. Kuko aba doctrine na discipline. Imyambarire bigaragara inyuma yo muri discipline ntabwo ari doctrine. Aho rero hongera kugusubiriza neza urakoze kubivuga. Doctrine ntabwo igihinduka. Ariko discipline irahinduka. Okay. Urahari? Zamurakoze cyane. N'abandi mwese mumenye ngo doctrine ngihinduka ariko discipline irahinduka. Kuko discipline ishyirwaho n'abantu. Ikintu kiri conversation ni ikintu cyumvikanwaho. Nyuma y'impamvu izi nizi rero abantu bashobora kuvuga ngo iki kintu ntabwo kikiri ngombwa. Yes, discipline iravugwa iraganirwa nk'uko we n'umugore n'abana muvuga ngo iyi ntebe igibaha ngaho. Nyuma y'umushobora kuvuga ngo ya ntibikiri ngombwa kwibaha igibahari. Ibyo ni ibintu bibaho cyane, ni nacyo kiri gutuma abantu bivuna no kuba batazi ko discipline ihinduka. Ne doctrine idahinduka. Reka nkwibutsa oya doctrine avuga ngo gusambana n'icyaha. Kwiba ni ibyo ntabwo bijya bihinduka. Abantu bashobora kubirengaho ku mpamvu zabo ariko doctrine ntabwo igihinduka. Ariko discipline irahinduka. Ariko ntirenga waba uri mu bize gutangaza kuri radio y'umucyo kera atanga itariki ari kuzaba ari 20. Aravanga Imana yamubwiye ngo abagore bambaye amapantaro ngo n'amadefirije ibyo byose wavuze ngo bazapfa bose ngo bazabura. Aranavuga ngo nibitaba ngo muzantera amabuye. Ariko bahanuza ariko pata yamuvutuye. Ubare ngo tuje kwamutera. So ubuse babaye iki? Ese undi ngo Imana icyo ni ikintu yaza kwicira abantu. Ariko reka amaze ubwire hari cyo binayibwiye. Kamubwire mukozi Imana. Twebwe tuba Kristo. Nubwo yatuvuga muri rusange ariko turaba Kristo. Nitujye imbere y'Imana. Izatubaza ibya ADP cyangwa izatubaza iby'Ukristo. Izatubaza iby'Ukristo byacu ko twitwaye imwe. Bivuze ngo ibya ADP ni bitureba. Nta n'uwizabibaza. Na Isayi ndizabimumaza. Umva kandi kubwira ukuri. Na Isayi turi guhoza mu tuvuga. Wari umuyobozi zabimumaza. Umuyobozi azabazwa. Azabazwa iki? Ibyo yagomba gukora atakoze. Aho muhehe. Ibyo yagomba kuvuga atavuze. Mwisi mu buzima yabayemo. Imana izabimubaza. Izabimubaza nyine ariko ntabwo izamubaza iby'idini. Si uriyoboye iki? Mu gihe ariko uribuka ko turi mu madini agaragara tukabona mu itorero rya Kristo ritagaragara urabyibuka. Yes. Uri mu itorero rero ngo ari muri Kristo ntateka indimbo uze kuri indimbo ariko yarahagariye ubwano niwe wagombaga kugeza uri mu mujye twifitiye amahoro uwo ibyo muvuga muri kumaza ama discipline kandi doctrine nizo Imana izamubaza. Ntabwo Imana izamubaza ngo ibi byinduru twirirwamo ngo yanyu. Imana izamubaza ngo yanyu wari ufite ngo kuki wakora pastor ariko ko Imana araha Imana yakwirwa niba ibyo ari gukora bibabaje Imana. Aha niba ibyo ari gukora Imana izabimubaza nisi mubuze kubikora. Haziko niba ibyo ari gukora bibangamiye Imana ayirusha imbaraga kwitari kumubuza ahubwo Imana iramushyigikiye. Urumva neza wasomye nyimera nanjye soma umurongo wenda turafi no gusoza ikiganiro reka nsoma amagambo nanjye uko ntayasomye naba ntaguwe neza. Ndashaka gusoma ijambo ry'Imana mu gitabo cy'abami ba mbere cyangwa igitabo cya mbere cy'abami ibice 16 umurongo wa 34 umbabarira ubukurikire. Oya ntagaro ngo yishaka ntagangiye kuvanya gutorasoma niwe uri kundangaza nyine ubwo niwe uri kundangaza ariko reka nkubwire nyamara nkubwire ikintu ndaje mpasome ndahasoma. Abantu nibataba amaso ngo bamenye doctrine na discipline ibi bintu bamenye kubitandukanye bizabagora. Izo nduru zose wumva nicyo ntiwirirwa ubaza nicyo kiri kubitera. Mu gitabo cya mbere cy'abami bice 22 umurongo wa 11 uri kumva aravuga ngo maze Zedekiya mwene Kenana yicurishiriza amahembe y'ibyuma aravuga ati Uwiteka aravuze ngo aya mahembe uzayakubitisha Basiriya kugeza aho bazashirira. Umva umurongo ukomeye ngo n'abandi bahanuzi bose bahanura batyo bati tabara uterera Ramoti y'i Galeyadi uragira ishya kuko Uwiteka azahagabiza umwami. Uzi ko Yohana ibi ngibi ngo aragira ishya uzi ko yaguye muri yicishiriza
Zedekiya mwene Kenani wajya mu bacuzi yicurishiriza amahembe, ntabwo ari Imana y'umutumwa, ariko araza yereka abami babiri avuga ko ari Imana yamuhaye ngo nayo ngo bazakubitisha Abasiriya kugeza bashize. Ariko umva akantu gakomeye ngo n'abandi ibihe turimo bavandimwe, turi muri aya magambo, dufite abantu bari kwicurishiriza amahembe. Aribyo mbazaga ejo bundi ngo umuntu ngo wari ufite umufuka ngo wahetse imbere n'inyuma ngo avanga Imana igiye ngo gutura abantu imitwaro. uyu munsi nabonye yikora imbabura. Narakubwiye ngo uriya muntu atarahanura Imana yaturaga abantu imitwaro. uyu munsi nabonye yikora imbabura. Imana yanduye umutwaro w'ibyaha muri 92. Uriya muntu yari yakahetse iriya mifuka, bira ntaho bihuriye. Ndabyo ndatuvuga turi mu gihe Zedekiya ari kwicurishiriza amahembe, noneho n'abandi bahanuzi nabo bagahita baza. Mbese ntirenga mbabarira umbwire, ADEPR igiye kwiza yuri imyaka 85. Muri uyu mwaka turimo, muri aya mezi abiri turimo, nibwo abantu bari guhanura ibirebana n'abagore. Nibwo Imana iri kubwira abantu ubuhanuzi bw'ibyo gusengerwa kw'abagore, nibwo bari kubita ikizira, nibwo babise shitani. Icyitwa MRC nta muhanuzi wahanura ngo avuge ku bagore. Icyitwa ADP nta muhanuzi wavuze ku bagore. Icyitwa ADEPR nta muhanuzi wavuze ku bagore. Uyu munsi bwo uzi ko iri jambo association ritakiri ubwo nabwo nubwo n'izina ryarahindutse n'ubundi, ko ntabwo cyitwa association, cyitwa Église de Pentecôte, itorero rya Pentecôte ryo mu Rwanda. Association ntibikivuga, ubwo nabwo n'izina ubwo wava ko ryahindutse. Muri aya mezi abiri nibwo Imana iri guha abantu ubu buhanuzi. Uyu Zedekiya nibyo gihe turiho, dufite ba Zedekiya bari kwicurishiriza amahembe bagaheka imifuka nk'uko Imana ije gutura abantu imitwaro, kandi ari wo murimo wa yaratangiye kuba tutaravuka nge nawe. Noneho yikoreye imbabura nk'uko waruvuze. Rero si muvandimwe, ariko rero n'abandi bahanuzi nabo bahita baza ngo yego bahanura nkawe ngo nanjye Imana hari icyo yabigiye. Noneho yikoreye imbabura. Ngiye ikibazo bagize ni kimwe, ntabwo ari kwikora imbabura, nta nubwo n'ibyo yavuze, ahubwo afashe umuriro yashyize ku mbabura, ashyizeho ibyakatsi, kandi ari mu ishyamba, ni mu gihe cy'izuba. Kuko ukora mu nzego za leta warebye ku bidukikije, uri umuyobozi, ari mu ishyamba yikora imbabura yaka, harya umuyaga nuhuha ukajyana uriya muriro mu ishyamba rigashya, yasobanura ikirenge. Sinanabitekereza si wavagura ikitswe nande, kandi ni igihe cy'izuba, kandi byanashya koko ni igihe cy'izuba. ahubwo siko n'unyacana bikamunanira, yacanye biranga, aracana, hari naho byagize nyuma birazima. Ahubwo ubwo nawe ashobora kuba yihanuriye, hari naho byagize nyuma birazima, mbona umunyamakuru bari gukorana aje kumufasha, aracana arashaka. Reka dusabe inzego z'ubuyobozi zegereye hari ahantu zishekinga zirebe ko ririya shyamba ritahiye, ariko kandi ntabwo ibintu biri muri Misi bavandimwe. Uravuga ngo Imana yabwiye ngo umuriro mu mutima ntukazime. Yes, iyo uvuga ibyo ariko yakubwiye koko. Hanyuma simbabura ijiti ngo ni ikimenyetso cy'imbabura y'igice idafashe, tagira igice kindi, uzanye utwatsi, uwo no muri Imana akubwiye, uracanye, urarasa biranga, n'ibyo nta, icyo si ikimenyetso, nta kimenyetso kirimo. Ahubwo tugwijije ba Zedekiya, mwe uyu muvandimwe ndamuzi, turazire, ntabwo ndi kumurwanya cyangwa kugira gute, hano ngira ngo aze uko yavugaga ati umuriro mu mutima ntukazime. Ibyo nibyo, iyo ni inyigisho, ubwo n'ubuhanuzi byose nibyo, umuriro ntukazime uhore waka. Ariko umuriro uvugwa ntabwo ari uw'imbabura, ntabwo ari uw'ibyatsi, ntabwo ari uw'ikibiriti, ntabwo ari uza gucana nawe bikanga. None yagize n'imbabura arayikorera. Twese umuriro w'Imana wawikorera ni uwo kumutura ukucana ku mutwe wawe. Niho Imana avuze ngo ntukazime. Kwikorera imbabura ku mutwe ko ni ikimenyetso Imana yampaye. Oya barashaka gukora nka Ezekiyeli, kuko bava ko yamuhanuza ibimenyetso. Ezekiyeli ariko Imana iyo iramutse ivuze ngo igiye guhanuza umuriro, yacana uwayo, ntabwo wazana kabiriti n'utwatsi ngo urase n'imbabura n'udukara, imbabura nayo y'igicita ntabwo wikorere ku mutwe. Iyo yacana uwayo, urabyumvise, yacana uwayo, kuko Imana ifite uko yawucana. Ibi rero icyo usumiye amagambo nta kindi, ni no turasoza ikiganiro tubwira abakristo mube maso. Dufite ba Zedekiya bari kwicurishiriza amahembe, bakazanga Imana imbi umwami wahanura ibi bintu witwa Ahabu, iyi ntambara yayiguyemo, kandi abahanuzi bose baramubwiye ngo nibyo, ngo Uwiteka aravuze ngo uragira ishya, ngo arabana nawe, ngo Zedekiya ngo ari mu mwuka, ngo ari amahembe, ngo niyo, ngo ni umukozi w'Imana, ngo nanjye nari nabyeretswe, ngo yari yabimbwiye mbere, ngo muri 80, ngo nanjye nari bare kuvuka bahakana, ngo nanjye nari nabibonye. Mubibona ariko bibaye. Kuki muri 80 nta mutavuze kumuhanura ku bagore? Kuki muri 2 mutavuze?
2010 ko mutavuze, ejo bundi bwato muko mutavuze, uyu munsi Imana ibaha ubutumwa n'isengerwa ry'abagore. Muvandimwe rero, gusengerwa kw'abagore bigusubiriremo, narwo ndi umuyoboke, ariko ko basanzwe banyobora igishyashya n'izina paseri bazitwa, basanzwe banyobora, bampamagara mu nama nkaza, barambwira ngo icara nkicara, haguruka ngahaguruka. Hanyuma ikibazo ni ukuba pastor, ni izina ni titire gusa, kuko basanzwe ari abayobozi. Narwo niba umuntu atanga igaburo nta wundi mwanya yakumirwaho. Nje rero ndi umuyoboke, uzanyobora wese yaba ari we ntirenganya, yaba ari uzaza kunyobora yoherejwe n'inzego zibishinzwe akaza kunyobora mu rusengero, nzamuyoboka, nzamwumvira, ntabwo nzareba uko yambaye n'icyari cyo kindi. Urakoze cyane mukozi w'Imana. Tugaruke ADEPR yafashe abantu ibajyana kwiga teolojiya. Ndashaka tukavugeho tugana ari ku musozo, ariko urasanga amashuri yabajyanyemo yarabafashe bajyana muri Anglikane kugira ngo bige teolojiya. Nyakubahwa mukozi w'Imana, ni gute umuntu nimba Abanglikane naho ziri kumva nuriya musaza dukunda cyane bita Rutayisire, yavuze ati abantu barimo baravuga ko ndashaka kuba umuvugizi wa ADEPR. Yabivuze ngo abantu bari kuvuga ko ngo ashaka kuba umuvugizi wa ADEPR agasimbura Ezayi ku buvugizi bwa ADEPR, kandi n'Umwanglikane. Yavuze ko yabivuzeho iki nyine, teolojiya abantu bari kwiga niho bari kwigira. Birashoboka ko bashobora kubajyana ku mateolojiya kwa padiri, ariko ntabwo Rutayisire umusoje yabivuzeho iki nyine, ko yavuze nyine ko ari ibyo bavuga, ko yabisoje gute, yabivuzeho iki? Ubwo byaba byo bitaba byo ntabwo ibyo bindeye. We yasoje ngo iki se n'uwo mukije ngo yasoje nyine birarenga. Rero we nka mugore wundi Yesu yabwiye ngo urirushya muri byinshi, nawe wirushya muri byinshi. None icyo nshaka kuvuga ni iki, nimba hari discipline ya ADEPR nanigishwa n'abatisa, paseri umuyobozi w'ishuri ari umubatista, hari n'umugabo muri campus pour Christ witwaga Mudasasa Samira yatwigishije, hari watwigishaga isezerano rishya witwaga Ngezabera Pole. Abantu bese ndongo iyo ugiye kwiga none hano i Remera hari ikigo cya primaire cyitwa Remera Catholique. Remera Catholique, Kirongo Catholique, uvuga ngo Remera Catholique ho abana bigamo biga ibya Catholique, biga amasomo mu Rwanda yigiye. Ikigo ni icya Catholique. Iyo bagiye gusenga bagenda gute? Ariko umva kandi kamaze mubwira iki. Ariko abana bigamo iyo bagiye gusengera he? Iyo bagiye gusenga basengera he? Kuko utandukanya gusengera mu ishuri n'umwana utashye iwabo. Urabyumva byombi. Niba mu ishuri bashobora kubigisha religion, kuko religion ntabwo ari cyo. Niba bashobora kubigisha religion, umva nyine nongeze nyine. Niba bashobora kubigisha religion ya Katolika kuko kigo ari icyabo, ariko abantu mwa ADEPR yatasije muri ADEPR gusenga. Ibyo bikurikirana abana amasomo, tugira n'abana biga ku basilamu bakabategeka kwitandira. Hari n'umwana turibana muri korali, ngiye bana babiri turibana muri korali, bajya baza no ku rusengero bitandiye. Iyo bavuye ku ishuri bagahita baza bitandiye, twitandira neza nk'abasilamukazi, bagahita bambara neza bakaza muri korali bakaririmba. Ku basilamu bajya gushakayo ubumenyi, ntabwo bajya gushakayo iby'abasilamu, kuko mu kigo bya Isilamu byigisha amasomo yo mu Rwanda. Na teoloji rero hari igihe bishingiye ku idini, ari iryo dini ryashinze iryo shuri, ariko amahanga yose aza kwigamo bigisha teoloji nk'uko iri, ntabwo bigisha iby'amadini. Ariko uranyuzwe se cyo kumenya, ntabwo nyuzwe. Hari ikintu ugomba kumenya. Ushobora ajya nkurikira amashusho media, bavuga ko iyobokamana ku isi ari ryo riyoboye. Uri kubyumva? Iyobokamana ku isi wumva bisobanura icyo bavuze, cyo bavuze icyo se mikoro ari kuvuga buri yo mikoro ko itazi. Wumva bavuze icyo bavuze gutyo, kuvuga ngo niryo riyoboye ubyumva ute? Wumva bisobanura none se reka ngusubize, wowe ntabwo washyikiriye icyo yabivuga. Reka ngusubirize cyangwa usubize. None se ritayobora abari ku isi bose sabemera Imana? Urakoze cyane. Reka dusoreze aho ngaho. Kuvuga ngo rirayoboye abari ku isi bose, babemera Imana, ntabahakana Imana bahari,
ugiye kuzana indi si itari ariko uretse akakametse gukanda kamera kavuze aka kantu reka tugisubire wewe uretse ko dufite muri ADPR house ntabemera ryangomene house kaminuza ibinego byagira akajumba bahari ni wowe ubazi ubwo nabizona nawe bibaho utanga rw'amaboko y'imiriki aramuza yobora ni gitifu akagari ya rutanga rw'amaboko hari ahantu yimika abantu ntayobora umudugudu ntayobora isibo ntayobora umurenge hanyuma kaminuza kandi dufite mu Gatenga teology yigishaga imyizerere ya ADPR kuki yavuyeho oya kandi musicyo turakirangije kandi banze umenye ngo kaminuza kugitemewe ni leta yagatse byo kugisenye ibyo rero leta yavuze ko itujuje ibisabwa byo kugisenye rero nakubwiye ko je nize teology mu Batista ariko ntabwo ndi mu Batista nari mu ADPR mu kwiga wiga amasomo yagenwe kwiga ntaho bihurira n'iby'idini niba kaminuza iri muri Anglikane nuko yo yayishinze ariko matorero yose aza kwiga n'ibura n'amahanga araza ntabwo bigisha ibya Anglikane bigisha teology ntaho uzaje kwiga rero aho bajyanye kwiga bagiye kwiga ADPR bazukuza ADPR uzashaka kujya muri idini azajyamo ku bushake bwe ariko ntago azahindurwa na teology turacyumvikanye Imana igumugisha n'abadukurikiye Imana bahumugisha twongere dusenga Imana none kuki ibyanyu bisenywa agashigirwa ibyanyu bande nize yukuvuze ryo mu Gatenga rira byahagaritse uko ritujije ibisabwa n'ibindi n'ibigo byinshi by'amashuri bajya bihagarika byose ubwo ari byo leta yasanze bituje kuki batabyuje se ngo rikomeze bazabyuza cyangwa barurire nta urakoze cyane singe mbayobora ngo babyuze cyangwa tubone ku musozo n'Imana kiri kintu wifuza kubwira abadukurikiye ariko kandi tubahaye umurongo urafunguye comment ibyo wumva wadushyikira mu kiganiro cyangwa se ibyo warwanya cyangwa igitekerezo cyawe washiramo nawe kirakenewe muri kiganiro tumaze gukora tuguhaye umwanya comment andika nawe utubwire amarangamutima yawe icyo mbabwira nongeraho nuko mwirinda Zedekiya mwene Kenana wicurishiriza amahembe akababwira ko ari Uwiteka kuyamuhaye mwirinde n'abandi bahanuzi nabo ngo bahita bahuza ngo ni ku Uwiteka yavuze Uwiteka aravuga Uwiteka arakora ubuhanuzi buzima burahari ariko mube maso mudatwarwa n'ubuhanuzi bwa Zedekiya n'abagenzi be bameze batyo murakoze Imana bahumugisha harabikora imbabura harabeka imifuka harabajya ku musaraba bakabambwa bose tujya tubabona n'ibindi byinshi abikorera amabuye bakajya guhirika bajya mu mazi abambare barahari benshi bicurishiriza amahembe mube maso n'igihe kigoye nta kiri Imana basaba no gusenga no kwizera ikindi kandi mugatumbira Yesu wenyine niwe wazi yo kwizerwa ni ku ijambo ry'Imana rivuga twebwe tubakanguriye kuba maso mugasenga kandi ntabwo Imana izakubaza ibya ADPR ntabwo izakubaza ibya Anglikane izakubaza uko wabanye nayo mu rugendo rujya mu ijuru ndabeshya awa ntabwo ubeshya ntabwo Imana izakubaza uko witwaye gusa wowe ku giti cyawe ntabwo izakubaza iby'abandi murakoze cyane rero tugari ku musozo Imana ibaho umugisha ngaho sengera abantu Uwiteka Imana nyiringabo ushimwe ko wabanye natwe dukomeje gusenga kuko utarambirwa kutwumva kandi gusenga no gutitiriza nkuko ijambo ryawe ritubwira turagushimira ko nyese mu iki kiganiro n'uduruka n'udushoza uhabwa icyubahiro nk'umugisha n'abaragikurikira bakagikunda bakanatwarikira bakanakora subscribe bose Imana ni byiza ubaho umugisha iki kiganiro kirimo imbaraga z'umwuka wera mu izina rya Yesu no kuba maso natwe twirinda ibi twavuze bidakwiriye no kuba maso no kurinda ibisigaye turinde kwishanya n'abiki gihe duhe guhinduka rwose tugize imitima mishya kugira ngo tumenye neza ibyo Imana ishaka ari byo byiza bishinga kandi bitunganye rwose urakoze kudufasha none iteka ryose mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu amen tuze ko nomero za telefone mushaka kuduhamagara ziri kuri screen nufunga ikiganiro urazibona ziriho watwarekera kuri WhatsApp wajya muri shosho ukandika comment cyangwa se ukaduhamagara uko wabyifuza kose watubona Imana ibamugisha